Hello, amazina yanjye Nduwawe Alex. Nk'uko mubizi, Fortune Retail yaragiye. Ariko duherutse kuganira n'aba agent batubwira ko Fortune Retail igomba kugaruka ku itariki 24 z'ukwa gatatu. Abantu bari kunsanga kuri WhatsApp ndi kubasobanurira, noneho igikabije n'abantu bari kunsanga bari kuza bakansanga kuri YouTube then bagatukana. Please mujye mwerekana icyubahiro, kandi kuba njye naza nkababwira uko nguko nta zindi nyungu mbafite bro. Kuba nagenda ngiye nkabandikira nkavuga ati reka nzeme abantu dufatanyije kuba muri no business twabanyemo mbaha amakuru, nta zindi nyungu, nta yindi profit. Kuba naza nkaguha amakuru nkakubwira ngo witegereze kuri 24, kubera iki nakubwira 24? Kuki natakubwira 10 niba uzi ko nkubeshya? Please mujye mwerekana ikintu cy'icyubahiro, kandi namwe mwiyubahishe. Mujye umenya ko ibintu bamushyira aho hantu ari ibintu biba biri kuri popira. Uretse kuba ari njye uri kubyohereza, n'abandi barabibona ko hari ukuntu wavuze nabi. Please, kuba batamenya uwo uri we, ariko ujye umenya ko byibuze hari ukuntu uba wigaragaje nabi imbere y'abakiriya nyine tu. So icyo nababwira ngo nk'abantu twashiye muri business ya Fortune Retail, business ikaba yarafunze, then tugerageje kuba twabaza amakuru neza icyatumye business ifungwa kuko byimbitse. Batubwiye ko ikintu cyatumye business ifungwa nuko urabona mbere yuko amafaranga kubikuza bihagarara, twarabanje turabaza baratubwira ngo ikintu cyatumye amafaranga ahagarara ni ingano y'aba customer bakiriye nyine mu gihe gitoya, then ngo kuyabikuza biba imbogamizi. None twongeye kubaza batubwira ko ikintu kiri gutuma batabikuza igihe cyo kubikuza kimaze kugera, tumaze gushyiraho amafaranga 50, batubwira ko mbere yuko birabiba, batubwira yuko business yageragejwe guhakingwa, kandi namwe murabizi yagendaga ibura igaruka ibura. Then customer naje kumubaza aravuga ngo bitewe n'ukuntu hari abantu bashaka kwiba amakuru y'abakiriya, byabaye ngombwa yuko business baba bayihagaritse. Then bavuga ko bazayikora restored ku itariki ya 24. Rero abantu bari kuza bakambwira ngo ese ngo application ngo ko zari zahagaze ngo please, application igomba guhagara kuko iyo bafashe business bakayikora disable itiva online. So ubwo tugomba gutegereza ku itariki 24 business ikagaruka. Ikintu nakubwira ngo we application nushaka buretse kuyidownload ngongere ishize muri telefone kuri 24 ndakeka muzamwa hanahanya amakuru bikagera ku bantu benshi yuko kuri 24 business igomba kugaruka. Ubwo niho hantu mwaza gufata kuba mwakongera mugakora download mukongera mukayiga. Ndizera yuko abantu mwese mwari mwarasibye izo application mwaba muretse n'undi nzabaha amakuru neza y'igihe business zaba yagarukiye, n'amakuru ngenda nyabaha gake gake. Wese nakubona ngo kanda subscribe, turi kumwe, ukande share, nzajya nko update zigize ari kuri Fortune Retail. Kandi please n'andi ma business ndi kugenda ndeba ukuntu nabazana amafaranga, uburyo mwaza mukora amafaranga mu buryo bwiza. Hari n'abantu nanone bari kubona nashyizeho video ijyanye n'uburyo betting, n'uburyo ushobora kubetinga. Biriya bintu twese turabizi, abantu benshi tubyumva kibaka ngo si byiza n'ibindi. Please, ubu ko washuye amafaranga runaka ukayashira muri biriya business, amafaranga akagenda, ubu uri kuyakoresha. So niba ngiye nkuhaye nkakubwira ati we nta kindi ugiye gukora, wowe ngiye kuguha prediction, wowe ugenda ukore witsemo amafaranga gusa, ukore amanyungu yawe ize. Ikibazo kiriye ko byose ari inyungu kandi byose ari amafaranga. Ese ayo mafaranga ushaka, niba uzi ko ushaka amafaranga mu nzira nziza, wowe uzi ayo mafaranga wayakoresha iki? Please, izi free tips nanga, hari free tips nanga, hakaba n'izindi shuwa nanga, ukishyura abonoma y'ibihumbi 5 ku cyumweru. Nkajya nkuha odi ya kabiri ishobora kugera no kuri 3 ya buri munsi. Ibyo ngibyo iyo ushaka kumenya amakuru yandi unsanga kuri WhatsApp, nkaguha amakuru, nkagushyira muri group ya WhatsApp. Ushobora kuba wishyura 5,000, nkajya nguha
shuwa ya kabiri itajya iba lost ya buri munsi. Ushobora gutangira ku 10 bikazarangira ugeze ku 50 ushyiraho kuri buri kipe, kuri buri pari nkwayo. Today mbafitiye ipari esheshatu zose. Ubwo uramutse ufite 12,000 ushobora kugenda imwe ushyiraho 2 ku 12,000, ntabwo uza kubura inyungu y'ibihumbi 10 uza kubona uyu munsi. So nababwira ngo ibya Fortnite iri nakagaruka zangenda mbaha amakuru agiye atandukanye yatusubire kabisa. Thank you mwese mwakoze subscribe, ndabashimiye. Ukora share ndamushimiye. Mwese muri rusange ndabashimiye. Dusubire mu kanya mbaha free tips